Clement Mbabazi, ndagushimiye, nshimiye n'abandi mwese mwambanjirije, Eric Rugaba, Jean Bosco, Constance, Gatebuke na David, nawe Clement ndabashimiye mwese, nshimira namwe mudukurikiye muri iki gikorwa, uyu muhango turimo kwibuka bose, kwibuka abacu bose. Amateka yacu nk'uko mumaze kubyumva namwe uko mubizi kuko dukurikira chat, kandi uretse n'amategeko twanditse mu gitabo cyacu Survivors and Censored Survivre par la Parole, tuzi ko amateka y'abanyarwanda ari nagahomeramunwa, ni maremare, arakakaye, arakomeye. Ibi bihe ntabwo byoroshye kubera impamvu zitandukanye, kubera amatariki. Hari abantu babonye bajya impaka ku matariki, ariko buri wese afite amatariki. Uretse ko nta nubwo dukeneye itariki n'iyi kugira ngo twibuke. Tugomba kwibuka abacu ntitubibagirwa, tugomba kwibuka buri gihe, kandi no kwifatanya ni ibintu by'agaciro cyane. Hari umuvandimwe wakoze cyane Constance kumukomeza, wari uri kuvuga ati aka gahinda, ati Imana itwijyanire gashire, ariko ntabwo ari wo muti. Hari impamvu twarokotse, hari impamvu turi hano, hari impamvu ibyo twaciyemo twabiciyemo, hari impamvu tugihumeka umwuka w'abazima. Ni ukugira ngo tube turi hano nyine turi gutanga ubuhamya. Nashimira cyane timu Rubaru wariraye ko dukomeje kugendera muri uru rugendo, dufashanya, dusigasirana, namwe mwese turi kumwe. Njyewe rero uyu munsi ubuhamya bwanjye cyangwa amateka yanjye ndayavuga mu bice byinshi, kuko nk'uko maze kubivuga amateka y'umuntu ni maremare. Ntihazagira umuntu n'umwe ubwira undi cyangwa wo kubwira ngo amateka yawe ayaminimiza, ayaca amazi, ayapfobye ngo bimwemerere. Hari umuvandimwe kare wahoze abaza muri commentaire ati mujye mwibuka mwebwe muri iyo ngiyo, twebwe turi mu kadomo twarumiwe, ariko ntago ari wo muti, ntago ari wo muti. Twese tugomba twibuka mu buryo butandukanye, kuko hariho abo twemerewe kuvuga, cyangwa hari abenshi bemerewe kuvuga batabihitamo kuvuga, ariko hariho n'abo tuzi ko uruvugiro rudahari. Rero ndabakomeje, mpore mwese, mpore munyarwanda, umuntu wese wari uri mu Rwanda kuva muri 90, kuko uhereye mu majyaruguru tuzi aho intambara yatangiriye, aho inkotanyi zinjiriye, ibyo zahakoreye Imana yonyine niyo ibizi. Hari abatangabuhamya bazi babivuga, nubwo abarokotse ari bake, n'abandi bahahamutse cyane ku buryo batajya bavuga ayo mateka. Ariko guhera icyo gihe muri 90 kugeza n'ubu ngubu abantu bakiri ku icumu, abantu bagishinzwe icumu, abacu bose bitabye Imana muri ibyo bihe, bakiri no ku ngoyi cyangwa batitaye Imana, baruhukire mu mahoro, kandi ntabwo tubibagirwa. Igihe bashobora kuba uri ahantu udafite uburenganzira bwo kwibuka, ariko ntitubibagirwa na gato na gato. Ubuhamya bwanjye narabutanze, ariko uyu munsi nagira ngo mvuge ko nibuke, nzirikane inzira yo kuva muri 94. Kuva muri 94 nari umwana, ntabwo nari nkuze cyane, ariko nari nzi ubwenge. Afite imyaka 9, ubwo mwamenye imyaka mfite, ariko atari ugutebya. Ndibuka ahantu twari dutuye ku Muhima, ahantu munsi yo kwa Kabuga, hari etaje yo kwa Kabuga, hari ahantu aho bita muri Kabakene hepfo hafi yo kuri Poids Lourd. Noneho inzu yo mu rugo yarebaga kuri Jari, ku musozi wa Jari. Abantu mwari mutuye aho ngaho cyangwa mutuye aho ngaho, uba ureba hejuru kuri Jari, ahantu inkotanyi zinjira zahasinze amasasu yarasaga, cyangwa ibisasu byarasaga bishaka kurasa kwa Kabuga. Ni ukuvuga ko abantu bose batuye aho ngaho, wenda mushyire commentaire aho ngaho muri chat, amasasu yagwaga mu nzu. Sinzi, hashobora kuba ari nabo yahitanye hari, ariko imbunda yari ihagaze kuri Jari, kuri Monjari hakurya, bashaka kurasa kwa Kabuga. Abantu bose bari aho ngaho, twari twihishe. Jesira abana bo twari turi na kure, nta muntu wasohokaga cyane, kugira ngo, kuko ntabwo wumva amasasu ngo utangire kujarajara n'ibiti byose. Ndibuka ibyo bihe, nibuka batubwira ati nimugume mu nzu. Ndibuka abantu twari duturanye bihishe mu rugo. Ndabaramukije, sinzi niba zakora iki kiganiro, ariko barahari. Imana ishimwe ko barokotse. Bari umumama, yari umukobwa ufite umwana na musaza we, n'umuryango we.
aho bari bari hose Imana yarabarokoye. Ndibuka mu rugo reka mbyite briefing atubwira ati nta kuvuga, nta gukopfora, nta kugira gute, ukabona muvuma ziri hanze. Ibyo byose ni ibintu kuri nk'ibyo Clement niwe wahoze bivuga, imyaka twari dufite cyangwa nka JB tuvuga ati muri icyo gihe ni kuvukirayo, ntago ari ibintu abenshi twabonye kuri iyo myaka twagombaga kubona. Nihanganisha abantu bose bafite ibyo bikomere cyangwa bibuka ibyo bihe bitoroshye baciyemo. Fast forward nihutishije, amasasu yakomeje kuba menshi, ubwicanyi burakomeza, noneho turahunga dufata umuhanda wo guhunga, inzira ndende yanjye yisanga Igisenyi, Igitarama kwanze Igitarama twanje guhagarara, intambara irakomeza irasunika, twibona i Goma, tujya za Rucuru. Ubwo ndi kuvuga mu ncamake cyangwa nihuse. Ubuzima cyangwa experience twaboneye i Goma nabyo ni iyindi nzira ndende n'ubundi buhamya. Imirambo y'abantu bari babishwe, nyuma twamenye ko bishwe ariko bazize ibyorezo nka kolera, cyangwa bapfuye bose bazingiye abazingiye mu birago, abazingiye mu biringiti, itonze umurongo i Goma. Iyo scene cyangwa icyo kintu kukibona nk'umwana ni ibintu bitari byoroshye. Ngo naho twagize i Goma tukihisha ahantu, badufungirana, bakudufungirana ariko tugumama ahantu bavuga ati ntawe usohoka kubera ko abantu bari gupfa, abantu bari kwicwa, abantu bari kubura. Tuhamara igihe ntibuke cyari cyo ko kingana, nyuma tuhava dukomeza za Rucuru. Abantu baciye muri Kongo ndabazirikanye, abantu bahaguye muri izo nzira, abantu bahabuziye ababo, mwarokotse mudukurikiye, ndabakomeje kuko izo nzira ni ndende, ni inzira zitoroshye, twaboneyemo ibintu nta muntu wagombye kubona n'amaso ye. Nuko tugeze za Rucuru naho tubayo igihe mu giturage, tubayo igihe kitari kinini cyane. Hanyuma haza kampanye yo kugira ngo abantu bose bajye mu nkambi. Tugiye mu nkambi, nabaye mu nkambi ya Katare. Abumvisha ubuhamya bwanjye murabuzi, anjye n'umuryango njye na famille, urumva njye nari umwana, nari nagize Imana nkiri kumwe na papa na mama n'abavandimwe. Twabaga muri Katare, twabaga muri quartier 9, mu quartier 9, niba abahari dukurikiye mu byumba, wenda namwe mutuye aho ngaho, niho twabaga. Inkambi zisenywe, amateka y'inkambi ko zasenywe sinajya kuyasubiramo ahangaha, ndibaza benshi muyazi, abatayazi muzasoma igitabo cyacu Survivors Uncensored cyangwa mwumve n'amateka, kuko burya kare sinzi umuvandimwe wavuze ati kumva amateka yawe ugashaka umuntu akumva wowe utamwumva ni ikosa rikomeye. Rero tujye twumva amateka y'abandi, no ku inkambi zasenywe muzabyumva abatabizi. Inkambi zisenywe, twavuye Katare duca muri izo nzira ndende. Hari ikintu kimwe ntibagirwa, kuko inkambi zasenywe ari nijoro, ntago wamenyaga niba biri amasasa ari kuva he, urumva wumva ni chaos, ni akavuyo kari gahari, urusaku, ijoro, ibisasu, urumva abantu bose babura ibyo bafata, mwirukanka hepfo no haruguru. Noneho inzira ndende yo kuva muri izo nkambi, yo kuzenguruka, aho twaciye amazina menshi simibuka, urumva nari umwana, hari n'ibyo nibaza ko bampishaga hari kugira ngo simbyumve cyangwa simbibone, ariko nibuka nk'itongo, twaciye itongo, Masisi, hari ahantu baturashijeho, ntago hariho ibintu byinshi ntibuka cyane, ariko cyangwa wenda ntavuga cyane kubera ko biremereye, ariko urwo rugendo ntago rwari rworoshye. Ndi kuvuga nihuta kubera ko nashatse uyu munsi kuzirikana kuri urwo rugendo rwose rwinshi, no kuvuga ko ubuzima twaciyemo hari impamvu iryo segonda ryari kuba irya nyuma ritabaye irya nyuma. Hari impamvu izo nshuro zose, izo experience zose zo gushaka kwicwa, Imana yaturokoye kugira ngo tube turahangaha kuri iri segonda, buri gihe nkunda kubivuga. Ubwo tugeze aho tuva muri Kongo, ariko hari umuvandimwe ndibaza yitwa ndibaza mbwira musaza wanjye yitwa Timeo, wenda suye inyuma gatoya muri 1994
cyagiye nababwiye ko twabaga ku Muhima, hari igihe cyo muri Pasika. Igihe cyo muri Pasika nari mfite musaza wanjye yitwaga Rukundo, yigaga mu iseminari ku Rwesero. Icyo gihe bari bari mu mwiherero, mu mwiherero. Ubwo muri 1994 indege ihanurwa we niho yarari. Ntago twabashije kumenya uko byamugendekeye hagati aho yo kuva mu rugo guhunga kugera za Goma, za Rucuruza, heze no mu nkambi. Ntabwo twari tuzi ibye uko byagenze. Twaje kubimenya nyuma. Yagiye Rukundo aciye muri inzira ndende Eric yasobanuye kare, y'ukuntu bafashe inkotanyi zishe abo zishe harimo abapadiri, harimo ababaga aho ngaho abari bari kumwe n'abana n'abanyeshuri. Abasigaye zibashorera zibajyana muri iyo nzu zabatoranyirijemo. Hari nk'abantu uvuga ngo ntawazize ubwoko bw'ubuhutu, ariko icyo gihe nk'uko Eric yabisobanuye barabavanguraga. Ku Ibereshi iyo nzu hari nanjye umuntu wambwiye ati iyo nzu uri kuvuga musaza wawe yararimo ndayizi, ndibaza yari nk'iya oncle we, yaduhaye ubuhamya hano turi kubivuga. Ariko ahantu babajyanye ku Ibereshi barabavanguraga, bati wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi. Noneho abatabizi babashyiraga nabo muri parti yabo, ariko babwiraga n'abantu batuye hafi aho ngaho ngo muze gufatamo abantu banyu. Rero nuko Urukundo yari yarokotse iyo Byumba. Nyuma yaho yaje kuduha ubwo buhamya, niyo mpamvu tubizi, naho ubundi ntabwo twari gupfa tubimenye. Yatubwiye ko bavanguraga abo bantu. Buhamya Eric nawe yatubwiye, bakubwira abahutu bacaga mu gikari, yari inzu y'umuntu. Abahutu babacishaga mu gikari, abatutsi bagaca ku irembo. Donc ku irembo babaga babarikuye ati nimugende. Abacaga mu gikari ngo bumvaga babakubita udufuni, kuko bakoraga urusaku, ni nko kurira nka rimwe, noneho bakaba barapfuye. Donc abaciye bose mu gikari, kubera ko ari abahutu, ko bari babizi cyangwa babuze umuntu uza kubafata, ko abazi, kugira ngo yari nko kuba vouchinga, nko kuvuga ko ari ababo babazi. Abo bose barabishe. Rukundo rero yarokotse aho ngaho iyo Byumba. Ubuzima yabayemo nabwo ni iyindi nzira ndende, kubera ko bageze igihe abantu babunda mwabaga Ibyumba cyangwa mwabaye Ibyumba murabizi, bageze igihe bakajya batararaga mu mazu, kubera ko abasore babatwaraga, abagabo babatwaraga, mbese bari mu gihugu ariko ari nkaho batakirimo. Nyuma yaho yaje kudusanga muri Congo. Iyo nzira ndende byo nabwiraga Timeo, nyuma iyo nzira ndende twaciyemo yo kuva mu nkambi bazisenya no kuzenguruka no inkotanyi aho zaduhigaga hose muri ayo mashyamba na za Masisi, ntago twamenya amaherezo ye. Twaratandukanye, ntitwamenya amaherezo ye. Ari muri ba bantu, hari ntago nkunda kuvuga statistique, ariko ni muri ya mibare y'amamiliyoni y'abantu baguye muri Kongo. Ashobora kuba arimo, ashobora kuba ntago mbizi. Iyo umuntu utamushyinguye ntago ububizi. Ni kagahinda, ni cyakiriyo kidashira ugira. Ntuzi niba yarapfuye, ntuzi niba ari ahantu ari umusaza wenda yarakuze, ntago ububizi. Rero Timeo, numvishe hari mwariganye cyangwa wari umuzi, n'ayo maherezo ye. Nta maherezo ye. Nicyo gihe nibwo tumuherukira. Rero ndazirikana abantu bose. Ndazirikana abantu bose baguye muri izo nzira ndende. Inzira ndende kuri buri wese ifite ireshyo ukuntu gutandukanye. Hari abo tuzi aho baguye, hari abo tutazi aho baguye, hari abo tutazi niba hari nk'ahantu simbizi mu mwobo. Buriya hari igihe utekereza ukageza gutekereza ibiguha amahoro hari, ariko aba ari icyakiro nyine kidashira. Ikindi nashaka kuzirikana kubera ko tuvuye mu nkambi, twatashye, abantu bagarukaga muri icyo gihe, muzi ko byagendaga. Bakujyana, wajyaga aho abanyarwanda basigaye bita ku ifishi, wajyagaho ababyeyi babakomoka. Nubwo twabaga i Kigali, ariko ababyeyi, papa wanjye yakomokaga mu Ruhengeri ahoze ari Cyabingo, ubu ngubu ni Nyarutovu. Niho twatashye, niho twagiye.
noneho impamvu mbivuze ni uko n'intambara bise ngo iy'abacengezi nayo numva twayiciyemo kuko icyo gihe yabaye tuba kwa nyogokuru. Ntabwo wenda ndi bubivuge byinshi cyane ariko ibyo inkotanyi zakoraga, ibyo uko zishe abantu akenshi bigitangira twarahunze, twavuye mu Ruhengeri bitangiye gukomera, donc mu rugo bari batarahagera, ariko nibuka ko tugarutse twasanze abantu hafi ya bose, aba oncle, aba cousin, cyane cyane abagabo babandi mwumva bashyize mu makontineri, twasanze bose barabishe, barabajyanye bajyana mu nama ntibagaruka. Ndafata aka kanya nzirikane babyara banjye benshi n'aba oncle, n'abantu benshi bo ku musozi, arabona arinze aribona hanze kubera ko yari imiryango minini, bose icyo gihe bagiye muri ayo makontineri bakaba bataragarutse. Ibyo hari umuvandimwe wahoze avuga ati abantu bazi ibyo bakoze bajye babitangamo ubuhamya, ntabwo bizabagarura ariko bafate responsibility, banasaba abanyarwanda imbabazi. Rero ndazirikana abavandimwe, ndazirikana abantu benshi batibukwa, ndazirikana mu gihe nkiri kuri iyi message y'ibyabaye mu majyaruguru mu intambara bishe y'abacengezi, kare Jean Bosco yabivuzeho avuga ukuntu ibyo bahakoze. Nzirikana abantu bose, cyane cyane abatabasha kubivuga cyangwa abadahari kugira ngo babyivugire kubera ko babishe nyine, cyangwa bo batsembye burundu ku buryo ntaho kubara inkuru wasigaye, bose ndabazirikana. Ndagira ngo munyemerere nzirikane abantu baguye ahantu bita, muduhe commentaire niba muhazi, niba muhabona, ahantu bita Ecole Primaire Doruko, n'ahantu muri segiteri Burambi muri komine Kidaho, ubwo ni muri prefecture hari muri Ruhengeri. Ahantu hari umuvandimwe wampaye ubuhamya bwaho. Ni abantu batibukwa, ni abantu inkotanyi zishe, zabatumiye mu nama, aho ni mu kwa kane ni muri 1993. Niyo mpamvu hari igihe umuntu avuga mu kwa kabiri 1993, umuntu avuga kwibuka bose, abantu bakamutera amabuye ngo uri kwibuka bose, ugashaka kugusaba ibisobanuro byinshi. Abo bantu bishwe batumiwe ngo mu nama, babakora igikundi, barabazenguruka, babica ku buryo bubi bwose bushoboka. Babanje barabarasa, basigaye basubira inyuma bajya kubarangiza. Noneho ikintu ubwo buhamya mwumva cyambabaje cyane, nubwo nta rupfu rwiza rubaho, ariko n'agahinda n'agashinyaguro, nibyo Clement yahoze avuga mu kanya. Agashinyaguro kabaye kuri iryo shuri, kuri Ecole Primaire Doruko. Abahazi cyangwa abaharokokeye cyangwa abahumvise muduhe commentaire. Ikintu kibabaje ni uko iryo shuri, aho hantu bari babashyize, babiciye, ntago batumye ababo babashyingura, kugeza no kuri uyu munota turi kuvugana. Babasunikiye, reka mbyite nko mu mukingo, noneho kuko bari na benshi nta nubwo bakuyemo, ariko babarekeye aho ngaho. Noneho bashyiraho ibintu bita ibisinde. Abantu mwahinze cyangwa muzi uko guhinga uko bigenda, ibisinde ni kushe itari nini cyane. Hano mu mahanga hari bakora pasiparumu, ni nka kushe ya pasiparumu. Bafashe ibisinde, ntago bifite peseri nini cyane, ni nko gufata urwiri ugakuraho kushe iriho ibitaka n'ibyatsi ariko itari nini. Nibyo bafashe amasinde, aba ariyo babatwikiriza abo bantu aho ngaho kuri iryo shuri. Noneho ikindi kintu kibabaje cyane ako gahinda abo bantu
abo bavandimwe babana nako buri munsi kugeza n'aya masaha, murumve amasinde, isinde ni ikintu gifite peseri ntoya cyane. Umuyaga warahushye, izuba rirava, ah, imvura iragwa, noneho ya masinde ya ka kantu bari batwikiyeho karagenda, hasigara imibiri y'abo bantu, babyita imibiri ariko ni amagufa y'abo bantu. Ubu umuvandimwe wampaye ubuhamya yambwiraga, ndabivuga nkumva ni ibintu ntashobora kwibajana n'ukuntu bimeze, kubera abo bantu babana nabyo, bazi abavandimwe babo bahaguye, bazi inshuti, bazi abaturanyi bahaguye, badashobora na n'ubu kubashyingura, noneho amagufa yabo yabaga ari aho ngaho, abana wenda batazi niko bimeze, bashobora gukira naye cyangwa ari kugira gute, ibintu bibabaje cyane. Noneho ikindi kintu cy'akandi gashinyaguro ni uko buri mwaka mu gihe cyo kwibuka, leta ibategeka kujya kwibukira aho ngaho, niho bakorera amanama, niho bibukira, bakibuka jenoside yakorewe abatutsi, bakibuka abantu biciwe ahandi, ariko ntibajya bavuga amazina y'abo bantu bari aho ngaho. Ni ibintu n'agahinda ntashobora kwimashina ukuntu abantu babana nako, bya bikomere byose twose tuvuga, ni ibintu by'indengakamere, ntazi n'ukuntu nabisobanura. Abo bavandimwe biciwe aho ngaho ndabazirikanye, ibyo byakozwe, tuzagera wenda igihe cyo kumva ubuhamya burambuye, kuko wa muganiri wari wariraye, abantu barokotse, igihe imbaraga zizabonekera cyangwa uburyo bukaboneka, uzabwira isi ibyabaye ku bavandimwe banyu, kuko buri wese afite uburenganzira, tugomba kubuharanira uburenganzira bwo kuvuga ibyatubayeho, uburenganzira bwo kuvuga amateka yacu, uburenganzira bwo kuzirikana abacu, tukabasabira. Mu muco nyarwanda, umuvandimwe wahoze avuga umuco nyarwanda, mu muco nyarwanda, iyo umuntu wawe yitabye Imana, iyo umuntu wawe atakiri muri ubu buzima, uramuherekeza, ukamushyingura, ukagira igihe cyo kumwibuka. Rero nkomeje abanyarwanda bose, ntabwo ari aho ngaho gusa mvuze, nzi ko mu Rwanda hari ahantu henshi abantu baca aho ababo baguye, ariko bakaba badashobora kubibuka kubera ko ari inkotanyi zabishe, bakaba badashobora no kubavuga amazina kubera ko ari inkotanyi zabishe, cyangwa kubera ko ari abahutu. Nzirikana abavandimwe bafite inshuti n'abavandimwe cyangwa ababyeyi bashyizwe muri izo nzibutso, ariko amazina yabo ntashyirweho. Ntabwo nabo tubibagirwa, turabazirikana kandi turabakomeje. Abarokotse twese, abanyarwanda twese twari turi mu Rwanda muri iriya ntambara, muri buriya bwicanyi, waba uri umuhutu, waba uri umututsi, waba uri umutwa, waba uri hari n'abanyamahanga bari bahari, waba uko widantifiya wese n'ubwoko warabuvuyeho ukaba uri umuntu, ariko wari uri mu Rwanda muri biriya bihe, twese twararokotse. Kuko njya mvuga nti ntago iyo barasaga cyangwa bateraga grenade cyangwa iyo bategaga nk'iza ambisikade n'iki byose, ntago icyo gisasu cyagendaga ngo kijonjore ubwoko. Abazize amasura byo nyibuhamye twumva buri munsi, niyo mpamvu riba ari uwariraye nyine. Buri wese agerageze afata akanya abare iryo yaraye. Hanyuma n'abanyamahanga, nibuka abanyamahanga mu gitabo cyacu dufitemo abavandimwe, ndabasuhuje, bari mu Rwanda, ari abanyamahanga ariko babonye, ndazirikana cyane ubuhamya, bavuga ngo I cannot unsee that, ntashobora bubabaje cyane bwa oh my God, ubuhamya bw'umuvandimwe wacu w'umurundi, ariko yagize ibibazo. Ashobora kuvuga ati njye nari umurundi ndi mu Rwanda, yakubwira uburyo ibyo yaciyemo, uburyo yarokotse, uburyo ni nkaho yari yapfuye bamushyinguye. Birababaje cyane. Hortense Bikorimana, ndakuramukije.
uri intwari waduhaye ubuhamya bwawe uri intwari kandi wowe n'abavandimwe mwarokotse namwe turabazirikanye Kabeya nawe yaduhaye ubuhamya bwe rero umukongomani uba mu Rwanda ubuhamya bwe buri mu gitabo nzirikanye n'abanyamahanga bose abari bahari kubera impamvu zitandukanye bakisanga muri iryo sibaniro ariko bakarirokoka ariko hariho ababuza abavandimwe babo nabo ndabazirikanye abantu bose cyane cyane abatibukwa ku mugaragaro kuko kwibukwa ubwo ntabwo bibagirwa ariko abatabasha kwibukwa ku mugaragaro bose ndabazirikanye abavandimwe mwese mudukurikiye mutabasha kuvuga ku mugaragaro mutabasha kuvuga ibyabaye ku bavandimwe banyu inshuti ababyeyi abana ndabazirikanye kandi abakomeje ntitwihebe nta mvura idahita kandi umuvandimwe Ruganda yavuze ati uru rugamba turiho rwo kuvuga ukuri niba ari wo mwuka wa nyuma tuzahumeka tururiho tuzarugumaho mbwira n'abantu mwese kugira ngo duharanire ubwo burenganzira bwacu nta muntu uzaza kubuduha se mvuge gute FPR ishyira abantu ku gahato ishyira abantu ku ngoyi ishaka ko tutavuga n'ibyo yakoze ntago ari izaza kuduha urubuga rwo kwibuka ntago ari izaza kutubwira ngo okay nimugende mwicare mwibuka abanyu nitwe tugomba kubiharanira umuntu avuze bwacya bukira ariko ndashimira inshuti n'abavandimwe turi kumwe cyane cyane abadukurikiye dukomezanye kandi dukomeze uru rugendo hari impamvu turi hano ni ukugira ngo ubutumwa bwacu dufite kuri iyi si misiyo yacu dufite kuri iyi si abemera Imana buri wese aba yararemanywe misiyo yararemwe ubutumwa ubwo butumwa nta igihe tutari twaburangiza kuri iyi si turahari kandi naho tuzajya murakoze ndabashimiye ndagira ngo ntumire amuvandimwe Constance adusomere commentaire